nk'Imana igukoze ku maso noneho izi touch zaje zatuma n'ijuru rikinguka ntitumenye ko ryakingutse turi gucatinga yego kohererezanya ibitsina bambaye ubusa kohererezanya bizu n'udutima kohererezanya amakariso n'amasutiye turi muri viziyo dukeneye abasore bambaye uducupa uri mu rusengero umusore wambaye uducupa wambara agatebeza wambara agashati kari kuri sayizi ufite mu kanwa heza bakobwa nabo turaho turagura amataye hari amakariso yaje ngo na amataye tugakubitamo abasore batubona hari atumukobwa i Rwanda ntamenye ko umeze nka sitata ari ibintu wasitatinze aho ngaho biri burangire hanyuma abandi twaseka babona bafite mu kanwa nk'aha hanjye ati nacitswe hari ahantu batera ishinya nziza akaba arirutse inzara nk'iz'agaca gakubitaho mwahura reka dati intoki ziririya uyu muntu nta kindi cyamuhembura uretse ibyirari by'isi inzara batonora wagira ngo baratonora igihembe cy'ibishyimbo uyu muntu nta kindi kintu cyamufasha uretse kumubwira ati Kadirake yimukiye Gisenyi tugira Rubavu yambara ingofero urumva amazi kwambara ingofero atega igitambaro cya mbere ategeraho icya kabiri ategeraho icya gatatu ubundi wamureba ari kuri stage aririmba ukagira ngo na kabindi bamuteretse ku mutwe ukareba iyo shusho y'umuntu w'Imana ukareba ikintu uzamusoromamo ukakibura ukibaza ngo nka buriya gato bihirimo aba bantu bafite ubuhanuzi bukomeye nabo barabizi ntibashobora kwinjira mu ijuru ngo bicare iburyo bw'Imana n'ukureba bariyo ubundi bakajugunywa hasi bakababazwa byiteka iyo tubonye Imana twebwe kubayibona cyangwa se nawe kuyibona duhora tuyibona mu buryo butandukanye uyu munsi rero nyine niyo yanyambitse gutya ko ngomba kuza mu buryo abantu batamenyereyemo abantu bamenyereye nambara agashati cyangwa agakanzu ariko uyu munsi naje yego ndambaye ntibajya nambara umukenyero gusa ariko nambaye nyine umukenyero uyu ni umwitero ngira ngo bari kubibona ni umwitero naje mu birori uyu ni umwenda w'ubukwe nyine kandi ni umwenda w'icyubahiro bitewe naho naringiye nyine umwami yashimye ko nzana rero binjiye muri icyo kivunge bakicara mu ntebe batagombaga kwicaraho nibo naje guhagurutsamo hano niyo mpamvu aba nta muntu wicayemo yego kandi nahereye hehe Imana yahereye ku ruhimbi hejuru ije no kwikorera ku mutwe ije no kwimika ariko harabanza kwimika mbese ngo ni biro yabaye biro icyari biro y'Imana icyari biro yo kugira abantu inama yabaye biro yo gusambaniramo gusomana kuko babonye ufite iminwa myiza na za pochette ngo na amabuno yakureba akagira ngo na amabuno mazima kandi ari pochette nk'izi bashyira kuri telefone rero iyi ntebe bayikoreye ibintu byinshi Imana itanga amatangazo abantu banga kwihana ko iyi ntebe iraryoshye ntebe y'ubuyobozi intebe winjira bakaza kugutwaza Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo na marete iyi ntebe iraryoshye kwihagurukaho ntibyoroshye ngo muri rya soko ahantu ngo hari inzu y'Imana yego ngo harabaye umusaka w'abambuzi no gucururiza amabonye agezemo ibintu yakoze yaramennye agenda atera imigeri imbuto atera imigeri rero Imana y'amahoro yambwiye ngije kubirindura urumva bicaye neza bicaye no mu cyubahiro cyinshi urumva ibahenure bajyane n'iki n'iyo ntebe sone intebe umuntu yakongera kuyicaraho ntago yakongera kugira gute kuyicaraho ariko Imana ibanje operasiyo yo gukora isuku mu nzu yayo isuku ku ntebe isuku mu rusengero isuku mu ngo zacu ariko cyane cyane mu nsengero ku ruhimbi hariya habereye amarorerwa rero urabona uyu mwenda nta kizinga kiriho abantu bazana bya bindi bisanzwe abona uyu mwenda iri ni ikamba kweri tutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese weho mukunzi wacu dukurikira aho uherereye hose dufashe uyu mwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka ubuzima bwawe burushe kugenda bumererwa neza cyane nge wumva ndi Ngoboka Miriam Theo naho kuri kamera hariyo Jeanne umeze ute meze neza
urakomeye. Ndakomeye cyane. Ubu nsigaye ntangira mpita mvuga ngo hariyo Jeanne, ntabwo nkirwa abanza kukubaza ngo urinde. Gahunda niyo. Ntugasaze. Ntugasaze. Nizere ko uri amahoro, uhumeka neza. Ndi amahoro ndetse cyane. Uri mu mwuka? Mwuhora? Reka. Yego. Ariko rero wa mugana uri muri rya jambo, kuko mbere hose umwuka w'Imana yaduhangagaho, ariko ubu ngubu ntabwo ukiduhangaho, kuko Yesu Kristo yamudusigiye nk'umufasha ubana natwe ibihe byose. Yamudusigiye nk'umufasha. Mbere yuko wenda twinjira mu kiganiro se, sura amanza ukaturagiza Imana ra? Ntacyo bitwaye. Ngaho. Mana turagushimiye, tugushimiye neza n'urukundo, tugushimiye imbabazi ugira zitarangira, uhabwe icyubahiro. Tugeze kuri izi kamera turakwinginze ngo bane natwe, ntaba ari twe, umwuka w'Imana aboneke hagati muri twebwe, ntaba ari twebwe tubure, ahubwo haboneke ubwiza bwawe n'igitinyiro cyawe, uhabwe icyubahiro kuva dutangiye no kugeza dushoje, kandi abazumva iki kiganiro kizagera aho kibakora n'aho kibashyitsa. Urakoze ko mvise gusenga mu izina rya Yesu Kristo, amen. Sigaye mpura nawe nkahita numva nshaka kuririmba. Reka da. Uri umuhanzi nicyo cyiza, ahubwo dufashe uduheho gatoya. Ubu noneho ndi kumva nshaka kuririmba indirimbo ivuga ngo kuva ubu sintinyi bizabejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose kw'Imana ibitegeka, kwiganyira n'ukubusa, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Amen. Numva amatsiko mu mutima wanjye yo gucya ku munsi mwiza, Yesu ubwazagaruka kunjyana mu rugo rwe rwo mu ijuru, mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Uri kumva utaranyanduje kuririmba? Ni ishyaka ryiza. N'ubwandu bwiza, ukomereza aho ngaho. Mbese nagendanye n'umuhanzi, none nanjye nsigaye ndi umuririmbyi. Ngo wigisha intore guhamiriza ikakurusha. Kandi nanone sinzagera aho nkurusha. Ndumva byaje. Oya, ntabwo biragera aho nkurusha. Bizaza gahoro gahoro. Abantu bamaze iminsi bavuga ati Jeanne wa muhanuzi w'Imana, menya uri mu mwuka wera w'Imana, ubwo abantu bavuga ati ibi bintu ni sawa. Umuririmbyi w'Ijana niwe waririmbye avuga ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Rero iyo uhamanya n'ibyo bintu kuri umukristo, ntago umwuka w'Imana yabura kukuzaho. Yego. Uravuze ngo umuririmbyi yaririmbye ngo ngende umukristo kandi nzahora ndiwe igihe cyose. Yego. Hanyuma abantu benshi bajya bavuga ati ubwira n'intungane icumuye karindwi, kandi iyo wakoze icyaha ntabwo uba ukiri umukristo. Wowe ubivugaho iki? Ngewe rero siko mbihamye. Urumva iyo wamaze kumenya ko intungane bwira icumuye karindwi egare gukora ibyaha, njye niko mbyumva. Rero nibaza ko kwirinda biruta kwivuza.
iyo hariho kwirinda ntago wacumura, iyo ubizi neza ko ari icyaha ntago wacumura. Ariko iyo ugendeye muri icyo kigare ngo intungane bwira icumuye karindwi, ni kwa kunywa inzoga ukavuga ngo kubw'inda nini zabo zabananiye tujye tunywa gakeya. Rero nibaza ko kwirinda nibyo byiza kuruta. Hari n'idini ngo ryitwa abanywa gake. Ribahe? Mu madini ejo bundi bafunze naryo ririmo ngo ryari risanzwe ririho. Birashoboka, ariko urumva ni idini ririhishe, ni abantu bihishe. Hari ugukizwa, hari no kwihisha. Bihishe gute kandi wumva bariyabonesheje ko bitwa abanywa gake? Ndi kuki bashyizeho ako gake se? N'inda nini zabo nyine, kubw'inda nini zatunaniye ngo tunywe gake, ariko icy'ingenzi ni ukwirinda icyaha kuruta kugisatira. Kuko hari ibyo, hari nk'ibintu tugenderamo ngo Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ariko se nimba yarahicaye wenda mfite imyaka 2, ubwiwe n'iki ko ikihicaye yicara ku ntebe y'imbabazi sinahaziritse, kuki itahaguruka ngo yicare no ku ntebe yo guhana? Ni nk'ibyo rero. Hari ushobora kwibwira ko yicaye ku ntebe y'imbabazi kandi ageze ku yo guhana, kandi wenda uyu munsi yicaye ku yo guhana. Rero ni ukugendera muri icyo kigare ngo yicaye ku ntebe y'imbabazi, nibyo wenda irahicaye kuko waciye bugufi, ariko irahaguruka ikajya no ku ntebe yo guhana. Yego. Ababivuga wenda bashingira yuko imperuka itari yaba, wenda batekereza ko ku munsi w'imperuka ari bwizicara ku ntebe yo guhana. Ese uwo munsi w'imperuka wowe iyo utekereje, nanjye nkubaze, wumva umunsi w'imperuka ari uwuhe kuri wowe? Umunsi w'imperuka ni uwuhe? Umunsi wo guciraho iteka abanyabyaha. Uzaba ryarize. Rero tujye twaguka mu buryo bw'umwuka. Imperuka iba buri munsi, buri munsi imperuka iraba kuri njye. Yego. Buriya niyo upfuye imperuka yawe iba yaje, uzajya rusorora urebe, nibwo uzamenya ko imperuka yaje. Ntabwo imperuka ari uko impanda izavuga, kuko ninavuga n'abapfuye bazazuka, sibyo? Ntabwo rero ari imperuka iyo barindiriye, ahubwo umunsi ku munsi umuntu wese agira imperuka ye. Yego. Hanyuma se kuko wenda sinzi niba warasomye Bibiliya, iriya jambo rivuga ngo n'intungane bwira icumuye karindwi ribaho koko? Njye nta nubwo nzaho riri, ariko nubwo byabaho icyo bashatse kuvuga, n'ukijijwe ye kumva ko yageze aho Satani atarasa imyambi, nyine duhore twezwa. Nicyo bashatse. Ntabwo kuvuga ngo udamarare cyangwa ngo ukore ibyaha ngo intungane ngo bwira icumuye karindwi. Hari n'izidacumura. Ubu se nk'uruhinja ururebye si intungane, buriya se rucumura kangahe ku munsi? Ni ukuvuga ngo bashatse kuvuga ngo twe kwirara, twumve ko kuba dukijijwe ibintu byamaze kwemera, ahubwo umunsi ku munsi tujye duhora twikubita imbere y'Imana tuyibwira ngo tubabarire, kuko turi abanyabyaha. Nanjye ntekereza yuko nibavuga ngo n'intungane bwira icumuye karindwi, ntekereza yuko yacumuye yaba itakiri intungane. Yacumuye ntabwo yaba ikiri intungane, ahubwo impamvu Bibiliya yavuze gutyo ni ukugira ngo wowe ukijijwe cyangwa se ufite uwo wamenye ukagwa muri icyo cyaha, wowe kukigumamo ngo ugishayemo, kuko bivuze ngo nuca bugufi imbabazi z'Imana zirahari kuri wowe. Ariko urumva ni wirara ugahara wumva ngo ndi umuririmbyi, ndi umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa, ngo wumve ko wageze aho ujya oya. Ahubwo uko bwije nuko bukiye umuntu arasana n'ibyaha. Ari nako umuririmbyi yaririmbye ava mu ntambara ndasana n'ibyaha. Rero ni ukuvuga ngo tujye duhora twezwa, cyangwa se ku giti cyanjye njye mpora nezwa, ne kumva ngo kuba nicaye hano kuri kamera ngo ibintu byaremeye. Ntago ndagera aho Satani atarasa imyambi. Kandi baciye umugani baravuga ngo uwambaye umwambaro w'urugamba ye kwirata nk'uwiyambuye atabarutse. Buriya umusirikare uri ku rugamba n'umudemobe baratandukanye, kuko nta mahirwe menshi uba ufite ko urwo rugamba uzaruvaho amahoro udacitse akaguru cyangwa udapfuye. Ku rugamba habamo ibintu bibiri, habamo kumugara, habamo no gupfa ugahasiga ubuzima ukamena amaraso. Ni ibintu bibiri biba ku rugamba. Ariko uwiyambuye abavuga ngo uko byasa kose nda amahoro. Rero bivuze ngo usenga yagutunga urutoki udasenga, twese biratureba guhora duca bugufi imbere y'Imana. Uvuze ku kintu cyitwa kwihana, mpita nibuka yuko hari abantu bajya bavuga ngo abahanuzi ntabwo mujya mwihana. Bashingira ku kizi. Ariko icyo mpamya cyo bamwe na bamwe turahamanya.
kuko iyo wamaze kuba umuhanuzi hari ibintu bibiri bigendana n'umuhanuzi. Ibintu bibiri nabanye bigendana n'umuhanuzi ni ukwishyira hejuru, icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukwibona. Iyo wamaze kwishyira hejuru ukanibona, uhora wumva abantu bari hasi yawe badafite izo mpano ari bo banyabyaha. Hamwe bitavuze ko ushobora no kuba uri umuhanuzi ugasambana kandi ukaza ugahanura. Rero ugasanga bahereye mu gitondo bihanisha umusambanyi, abantu bakihana bukarinda bwira bihanisha umusambanyi, kandi ubikwihanisha niwe musambanyi. Rero kenshi na kenshi bibaho, ahubwo tujye twumva ko natwe bigera ku bandi buriya mbere yuko wihanisha. Ariko uwo ni umuhanuzi watakaje ubwiza bw'Imana. Ufite ubwiza bw'Imana buriya mbere yuko uva mu rugo urabanza ugakaraba ukihana. Uko tujya muri dushe ni ukubanza ukihana, hanyuma ukabona kujya kwihanisha abandi, nawe ubwawe wakiranutse n'Imana. Ariko benshi kwihana ntago bitureba, tuba twumva nyine twarageze iyo tujya. Yego. Ariko uragira uti abenshi ntabwo bitureba, tuba twumva twarageze iyo tujya, kandi koko mbibona mu bahanuzi benshi. Nubwo wenda numvishe babivuga ko nanjye hari ibyo mbona, kuko hari ukuntu ugendana n'umuhanuzi rimwe, kabiri, gatatu, kane, rimwe na rimwe ukumva yavuze n'amagambo y'ubugoryi. Ariko mwajya no kwihana ukumva we ntayatuye, ahubwo ukumva agiye kuyihanisha abandi. Uriya mwuka wo kwihanisha abandi kandi utihanye, uriya aba ari umwuka uvuye ku Mana. Ni bimwe maze iminsi mvuga, umwuka wera iyo atuzaho turabimenya, ariko iyo agenda ntago asezera. Uyu mwuka wera yivumbura atavuze, akagenda ukagira ngo aracyahari ariko adahari. Rero buriya mbere yuko winjira hera h'Imana, banza uhinde umushyitsi wowe urinde, wowe ugiye gusengera abantu urinde. Kuko kenshi nk'ukuntu ujya gusengera umuntu, umudayimoni ntagende kandi ubundi warabasengeraga bakagenda, ni uko hari imbaraga y'Imana yatandukanye nawe. Wowe ugasenga umunsi ukira. Nk'ubu ngiye hari umwana nigeze nsengera w'imyaka 5, barambwira ngo umudayimoni umubamo ntajya avuga. Urumva? Ndababaza gute umudayimoni atavuga mwabimenye ko ahari? Rero barambwira ati umuntu wese umusengeye ntajya avuga. Uwo munsi naramusengeye umwana dayimoni ziravuga. Nahamagara ngo satani akitaba ngo karame. Rero bishatse kuvuga iki? Hari ukuntu ushaka gusenga ukagira ngo nuko dayimoni zitavuga, ahubwo nuko zagusuzuguye, nta mbaraga y'Imana ikuriho. Rero bisaba ngo wongere wigenzure urebe ngo nimba Imana yaragendanaga nanjye, nkahanura bigakunda, nkasengera abadayimoni bakagenda. Ni gute? Niyo mpamvu rero n'ubundi uwo mwuka ntago abavuye ku Mana, ntago abagihari. Ariko nyirawo ababizi ko umwuka gihari, ariko adahari kuko akagenda adasezeye. Ariko aba yaragiye umwuka w'Imana ntabagihari. Wewe uragira uti ntago umwuka abagihari, aba yaragiye kuko yagiye kugenda nta guteguza. Aguteguza asa gushaka iki? Reka nabundi nta gihe Imana ifite cyo gukina n'abantu, no muririmbyi yarabivuze. Ariko ikintu mpamya, umuntu buriya ufite umwuka w'Imana uzabireba urugero nkawe uri kugenda mu nzira, ushobora kugenda wasuza umuntu gutya ukamenya ko afite uburozi akenyereye ku bintu. Rero nuko umwuka w'Imana ari kuri wowe. Umuntu ashobora kuguha uburozi mu byo kunywa ukabinywa, ariko ukamenya ngo arakuroza, ariko kuko umwuka w'Imana kurimo ukabitesha agaciro, ugasanga uwo mwasangiye yarapfuye kandi mwasangiye. Nuko nta mwuka w'Imana ukimugira inama, ukimuburira, ukimurimo. Umwuka w'Imana aba yagiye kera. Rero ikintu kigarura uyu mwuka, n'umuririmbyi yarabivuze, araririmba aravuga ngo saba uwo mwuka agaruke, ngo yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe arigendera. Iyo uyoborwa n'umubiri wawe iteka ryose wumva nta cyaha ugira, uba waguye. Yego, uba waguye neza. Uba waguye kuko ikintu kikwereka ko gifite umwuka w'Imana nuko uhora uhinda umushyitsi, uvuga ngo ese Mana urambona gute? Kuko iteka nubwo tugenda ushaka guhaguruka mu rugo ariko utafite ibyiringiro by'ukuri busubireyo. Umuririmbyi niwe wavuze ngo mu rugendo nta wabimenya byose. Ubaye ubizi kuri buhure n'impanuka waguma mu rugo, ariko kuko tuba tutabizi niyo mpamvu duhora twezwa uko bwije nuko bukeye. Rero iyo wageze hari ahantu wumva ko Jean ari ufite icyaha,
uba waguye. Ahubwo muri sisitemu nziza, kubera ko abantu dukunda icyubahiro kuruta gukunda ubugingo. Urumva? Minsi ishize nibwo navuze ngo abantu bibagiwe ikintu kibanza. Ikintu kibanza ni ukubanza kwezwa, kuko ntushobora guhindura imyenda utoze, bisaba ngo ubanze woge. Nk'ubu mvuye hano ntago nagera mu rugo ngo nambare indi myenda ntoze, ni ukugenda nkabanza nkoga nkahindura indi, kubera iyo myenda irameshe, iyo myenda iteye ipasi, bisaba ngo nanjye uyambara mbe nsa neza. Rero iyo wibagiwe ukibagirwa ikibanza uba waguye. Uragira uti iyo wibagiye ikibanza uba waguye, kandi ni nako kuri, ntabwo ubeshye. Niko kuri nyine, abantu byumva, abantu bake nibo babyumva, nubwo yaba ari umwe akabyumva ntacyo babitwaye. Ariko ikintu kizakubwira ko uri umuhanuzi w'Imana w'ukuri, mbere y'uko urondora abandi banza wirondore. Mbere y'uko witereye ibicu ngo uhanure, banza wihanurire, urebe ngese umwuka w'Imana uko yatangiranye nanjye niko tukigendana. Ariko kubera ko tuvuga indimi bigakunda, ugira ngo umwuka aracyahari, usigara uvuga indimi umeze nk'umuntu uvuga igiswahili abandi bavuga igifaransa. Rero umwuka w'Imana aba yagiye, nawe uba waguye. Hari ukuntu abantu ujya usanga bavuga ngo dukeneye cyangwa se dukumbuye ibihe byacu bya mbere, agakiza kacu ka mbere. Ubwo baba batekereje ukuntu bakijijwe, ububyutse bwari buhari, imbaraga zari zihari, umwuka wera ukuntu yabagenzaga. Ndagira ngo noneho duhite tugaruka muri kino gihe. Abantu koko ubona dukeneye agakiza kacu, dukeneye agakiza ka mbere bitewe n'ibihe turi kwinjiramo, cyangwa dukeneye ibindi bihe byiza biruta ibya mbere? Icyo mbona cyo mbere ya jenoside njye ntago nari ndiho, ariko njya nicara njye ubwanjye nkumva nkumbuye ibyo bihe byo gusenga kwa mbere ya jenoside, kubera ko aba bantu basenze mbere ya jenoside batinyaga icyaha n'igisa n'icyaha. Bagiraga urukundo rw'ukuri rw'umukristo nyamukristo. Bari abantu basenga, bakagira ibihe byo gusenga, mu myenda yabo babaga biyambariye, baba abagabo baba abagore, bapfundikira agatambaro inyuma ukuntu. Reke ubu dufite sisitemu zo gutega amoko nk'ijana. Ni ukuvuga ngo umwanya munini utuma tutagigira ibihe byo gusenga ni ubwibone bwateye abantu. Kandi ubwibone iyo bwaje burangwa n'ikintu cyamanuye Satani mu ijoro, ni ubwibone. Rero ni ukuvuga ngo bibaye ibishoboka, kuko njye ngira n'icyifuzo, nk'iyo usenganye n'umukecuru wo muri icyo gihe cyangwa umusaza wo muri icyo gihe, ukareba indirimbo basohoraga n'izo dusohoraga ubu ngubu, ni indirimbo wumva ukuzura mwuka wera, ni indirimbo wumva ukumva zarimo umwuka w'Imana, zirimo urukundo. Abantu bakava nk'i Kigali bakagenda i Cyangugu n'amaguru ngo bagiye gufasha umuntu w'umukene, bakava i Cyangugu bakajya Nyaruguru ngo bagiye kubakira umuntu inzu. Urumva bari bafite urukundo, bafite agakiza k'umwimerere. Bibaye bishoboka ahubwo abantu bazamfashe dusenge byibura Imana igarure uriya mwuka wa kiriya gihe, cyangwa se kari agakiza ka kiriya gihe karakenewe. Ubu ngo hari amakorasi atagiterwa, ngo hari indirimbo zitagiterwa bitewe n'uko izo ndirimbo zo muri icyo gihe zabaga zikumbuza abantu ijuru, ariko ubu ngubu ngo basigaye bazitinya. Barazitinya kuko wazihera hese. Naho rega nubwo dukora ibyaha tubizi ko Imana yica. Iyi Mana ikiza ibasha no kwica. Kandi Mana we, sinzi umuririmbyi wigeze kuririmba agakorasi aravuga ngo bazagira ubwoba babonye ubwiza bwe, bazarira bahogozwe n'amarira, twarababuriye mwanze kwihana, iherezo riba y'umuriro utazima. Rero urumva nk'umuntu uvuye gusambana cyangwa ukuyemo inda 5 cyangwa 10, uvuye kunywa inzoga, uvuye kunywa urumogi, wicaranye Prudence mu rusengero, ntago waririmba iyo korasi ngo bikunde. Nk'umukobwa uri kuririmba muri korari aririmba ngo ningera mu ijuru
nzaririmbira Imana nk'uko Miriyamu yaririmbye amaze kwambuka. Kandi nubwo ayiririmba afite randevu y'ahantu agiye gusambana. Amatangazo yagize gute yatinze, ntabwo wamuririmbira iyi ndirimbo ngo azayumve cyangwa se azagaruke. Ariko bari abantu ba kera, Mana we, Imana idushoboze idushoboze. Reka nkubwire, hari igihe wicara mu rusengero gutya nk'Imana igukoze ku maso, noneho izi taci zaje zatuma n'ijuru rikinguka ntitumenye ko ryakingutse. Turi gucatinga, yego, kohererezanya ibitsina bambaye ubusa, kohererezanya bizo n'udutima, kohererezanya amakariso n'amasutiye, koherereza cya gihe aho basohokeye uko byagenze, ibintu nk'ibyo. Ugasanga ijambo ry'Imana ririnze rirangira, umuntu utamubaza ngo basomye ari kuri WhatsApp, ari muri ibyo. Uwo muntu rero ntago baririmba ziriya korasi za kiriya gihe ngo azumve, kuko ubu ngewe hari nk'indirimbo njya numva kenshi nk'aba bantu baririmbye ngo bakundwa turabana b'Imana ariko uko tuzasa ni kurerekanwa bene data, icyo kora kuri hafi, mwibuke ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho, nukuri yatangije umurimo ni nayiza usohoza. Rero ni ukuvuga ngo urumva bararirimbaga iyi ndirimbo, ushobora kuyiririmba njye niyo mbumvise baririmba nkumva ijuru rikingutse nagenda. Rero ubu ngubu turi muri viziyo, dukeneye abasore bambaye uducupa. Uri mu rusengero umusore wambaye uducupa, wambara agatebeza, wambara agashati kari kuri sayizi, ufite akazuru keza, ufite mu kanwa heza. Bakobwa nabo turaho turagura amataye, hari amakariso yaje ngo ni amataye, tugakubitamo abasore batubona hariya umukobwa i Rwanda ntamenye ko umeze nka sita, atari ibintu wasitatinze aho ngaho biri burangire atenguye ku mukobwa, ejo ugasanga ingo zirasenyutse. Kubera iki? Uko yakubonye kuri statistika kubonye mu rugo. Hanyuma abandi twaseka babona bafite mu kanwa nk'aha hanjye ati nacitswe, hari ahantu batera ishinya nziza akaba arirutse, inzara nk'iz'agaca gakubitaho, umwahura reka dati intoki ziririya. Uyu muntu nta kindi cyamuhembura uretse ibyirari by'isi, nibyo bimurimo, nibyo afiringa kumva biraza. Uyu muntu ntuzamubwira kwihana ngo bikunde. Barirwa muri saro bamanitse ibirenge babikuba ngo ikirenge kibe neza, inzara batonora wagira ngo baratonora igihembe cy'ibishyimbo. Uyu muntu nta kindi kintu cyamufasha uretse kumubwira ati Kadirake yimukiye Gisenyi, tujye Rubavu, tujye n'ahandi ku mazi ahantu nk'aho. Rero biragoye ko byagaruka ibi bihe. Imisatsi noneho naratangaye, nitegereje umuntu yambara ingofero, urumva amaze kwambara ingofero atega igitambaro cya mbere, ategeraho icya kabiri, ategeraho icya gatatu. Ubundi wamureba ari kuri stage aririmba ukagira ngo ni akabindi bamuteretse ku mutwe, ukareba iyo shusho y'umuntu w'Imana, ukareba ikintu uzamusoromamo ukakibura, ukibaza ngo nka buriya gato bihirimo byagenda gute. Nibyo bidutindije kwihana, ntitubishaka. Utwenda tugezweho, imyenda igezweho ku mwana w'umukobwa w'umurokore ni imyenda igera mu ntege, babone intege nziza, babone amaribori. Bese abantu bibagiwe ibibanza nabewe byari byo, biriya bihe byo kugaruka ntago byagaruka keretse ari umwuka w'Imana ubyikoreye ubwayo. Ariko nubwo twasenga yo gukesha ntago byagaruka biriya bihe. Kucyumva ko bitagaruka ja. Ariko se wowe nanjye nidushyira hamwe ibyo bihe tuzabigarura muri Masaka, si byo se? Ariko asuri Cyangugu uzamuterekamo umutima ufite. Uko dushyizemo imbaraga dusenga niko Satani ashyizemo imbaraga arimbura abantu, kandi uku kubarimbura yabahumye amaso. Gakondo barimo mu isi bumva ko ariyo gakondo bazabamo ibihe byose.
nkumbuye gakondo yo mu ijuru nkumbuye we noneho uzumva baririmba ngo tuzajya mu ijuru kureba bariyo yego ni ukureba bariyo nyine ni kimwe nk'uko Imana yakubwira ngo ngikiri igihugu gitemba amata n'ubuki uzapfa utakigezeyo uzi kujya mu ijuru ukareba bariyo barangiza bakakujugunya hariya aba bantu bafite ubuhanuzi bukomeye nabo barabizi ntibashobora kwinjira mu ijuru ngo bicare iburyo bw'Imana ni ukureba bariyo ubundi bakajugunywa hasi bakababazwa by'iteka babikora babi Nyamutunzi areba Lazaro ngaramwitegereza aramubwira ati Lazaro wambabariye bwa rimwe ngo ugafata agatonyanga ngo ugatonyangiriza ku isonga y'ururimi ikintu cyiza gihari aba bantu tuzabakina ku mubyimbo uyu muntu yiri gusenga ukamuhugura akubwira ko wasaze akubwira ko wayobye akubwira ko utazi viziyo ariko viziyo ni ikofi ntabwo viziyo ari ukwambara ubusa no gusambana no kwiteza inshinge ngo udasama ariko Mana tugaruke kwa Lazaro hanyuma ngo Nyamutunzi ngo yari ari kubabazwa cyane mfite n'indirimbo ivuga gutyo arangije abwira Lazaro ati mbabarira bwa rimwe ndabwira ba Lazaro bari hariya hanze n'abari kunyumva n'abandi ba Lazaro ni benshi muri iyi minsi ba Nyamutunzi ba Lazaro barahari n'abanyamutunzi barahari ariko ba Nyamutunzi nibo benshi kuruta ba Lazaro ngaramubwira ati wambabare bwa rimwe ugatonyangiriza agatonyanga k'amazi ku isonga y'ururimi Nyamutunzi aramubwira ati ni ukuri urukundo n'imbabazi ndabihorana nitaye ku mubabaro nagiriye iwawe nitaye ko wariye ndeba nitaye ko imvura yanyagiye ukanjugunya hanze nitaye ko wankubitaga ngo ndakunukira sinzi kwambara ibijyanye na viziyo nta parufe ngira mbese sinzi koga sinzi gutera ipasi Lazaro aramubwira ati ni ukuri pe kubwanjye n'umutima w'urukundo ngira mba mbikoze ariko aho uri nahonde harimo umworera munini cyane sinakugeraho aba bantu barabizi neza ko hari igihe tuzaba bo kwifuzwa ariko ikibabaje bazabyifuza tutagishoboye kwicara bazabyifuza biruka nk'ikisi nk'inyana zivuye mu ruhongore batazi niyo bajya bazabyifuza biruka batakireba bakeneye uwabafata akaboko akabarandata bitagikunze batagiguhamagaye ngo watubwire wa muhanuzi ntabwo tuzahora muri ibi hari igihe kizagera Imana ishyireho urusika Nyamutunzi ajya tureba ari hariya avuga ati Mana we burya ya mafaranga ntacyo amariye atureba amanitse akaguru muri CH no muri bomboni avuga ati mwampamagare banyamasengesho asange nanjye urwego ndiho ndi muri Amerika ntibigikunze ibi nta n'umwanya nyigize gute nkibifitiye asange wenda nabaye umudogiteri ukomeye hari abandi bantu bo kwitabwaho kuruta we kuko impanda zaravuze ntibabyumva rero ibi bintu ngewe iyo mbigezemo bijya bintera ubwoba ariko kandi nanone ubwoba ngira ntekereza ko ari bwo bumpuza na Yesu ubundi ikintu kikubwira ko uri umuntu wa nyawe ni ukugira ubwoba kuko ngo inyamaswa idashyenga yishwe n'umututizi kuko ibaye ishyenga yamenya ngira ishyamba ndaryituriramo yamenya aho igenda mu gicuku naho igomba kugenda ku manywa yishwe n'umututizi pe uragira uti yishwe n'umututizi uyu munsi rero waje wambaye bitandukanye nuko uyu munsi ntabwo waje wambaye nka Jane w'umukobwa ndabona waje witeye umwitero iruhande rwawe hari ibindi bikoresho hari intwaro ujya ukunda kumbwira ngo ni intwaro Imana yaguhaye ngo uzane ndagira ngo duhere kuri iyi myambaro wambaye uyu munsi ni ukubera icyo wambaye gutyo uyu munsi impamvu ya mbere hari ishusho abantu batumenyereyemo iyo tubonye Imana twebwe kubayibona cyangwa se nawe kuyibona duhora tuyibona mu buryo butandukanye uyu munsi rero nyine niyo yanyambitse gutya ko ngomba kuza mu buryo abantu batamenyereyemo abantu bamenyereye nambara agashati cyangwa agakanzu ariko uyu munsi naje yego ndambaye ntibajya nambara umukenyero gusa ariko nambaye nyine umukenyero uyu ni umwitero ngira ngo bari kubibona ni umwitero naje mu birori waje mu gute ja ese abana ntakenyeye uyu ni umwenda w'ubukwe nyine kandi ni umwenda w'icyubahiro
bitewe n'aho naringiye nyine umwami yashimye ko nza nambaye gutya. Ibirori wajemo rero ni ibihe? Ibirori ibi bikoresho uri kubibona ako barabibona ndabizi babigiza nkana n'ubu babireba. Iyi ni intebe ni intebe ariko nubwo ari intebe iki ni igikoresho nyine Imana ije gukoresha igira ibintu ikura mu nzira. Hari ibintu byabangamiye Imana ibintu byabangamiye Imana. Rero mu bigaragara iyi ntebe nta kintu kiyirimo, nta kintu kirimo, kandi yaguzwe ngo abantu bayicaremo. Yego. Iyi ntebe rero nubwo iri aha kuri kamera ariko ubu ninjiye mu rusengero mu buryo bw'umwuka. Yego. Kandi ntabwo ndi bwinjirire mu bakristo gusa. Oya. Ubu ngubu nagiye ku stage. Abatumva stage basobanurira hari cyangwa se ku ruhimbi tubyite ku ruhimbi. Iyi ntebe urabona ni intebe nziza yo kwifuzwa. Hari abantu binjiye mu itorero ntibagira ubushake bwo kubanziriza mu bakristo, ntibagira n'ubushake bwo kubanza kwihana, ntibagira n'ubushake bwo kubanza kurandura za karande n'ibindi bintu nk'ibyo. Hanyuma baragenda bicara ku ntebe y'ubuyobozi. Niba hari ikintu nabonye abarokore bakunda ubuyobozi cyane. Bakunda ubuyobozi kandi ubushize nigeze nkubwira ngo hari abantu binjiye Imana ibinjije. Hari n'abaje babyigana kuko abanyamugisha binjira muri icyo kivunge. Abo rero binjiye muri icyo kivunge bakicara mu ntebe batagombaga kwicaraho, nibo naje guhagurutsamo hano. Niyo mpamvu aba nta muntu wicayemo. Yego. Kandi nahereye hehe? Imana yahereye ku ruhimbi hejuru. Umuntu uzi ko yinjiye abyigana ngo nuko afite ikofi akibagirwa ikibanza. Niyo mpamvu iyi ntebe isigara iri vide. Ushatse kumbwira yuko Imana ije guhagurutsa rero? Yego ko Mana yanjye Imana ije guhagurutsa. Niyo mpamvu ubona nta muntu wicaye muri iyi ntebe. Nubwo ije guhagurutsa, ije no kwikorera ku mutwe, ije no kwimika. Ariko harabanza kwimika kuko hari abantu, reka nkubwire, hari abantu basenze Imana bayinambaho batinya icyaha n'igisa nacyo, ariko kubera bwa bushobozi nigeze ngera hano numva muri gukora ikiganiro cyiza ngo cya Zakayo. Hari ubushobozi bw'abantu bameze nka Zakayo ariko bubashye Imana. Abo ngabo rero batewe inyuma baterwa umugongo, baratwikirwa barahishwa kuko babitse amabanga y'Imana kandi batabana n'amabandi yaje aseseye babibona neza. Rero iyo ufite umwuka w'Imana aya mabandi yinjiye aseseye, wowe wabona umuntu winjiye aseseye ntamenya ngo wambaye ubusa, ntamenya hari bwinjire n'ahatinjira. Aba nabo rero binjiye batazi aho bagiye hariho, birakaza Imana. Niyo mpamvu ije guhagurutsa umuntu wese uzi ko winjiye akabyigana akajya kwicara atakagombye kwicara. Ije kuhamuhagurutsa. Ese ikimenyetso kiranga abinjiye babyigana ni iki? Ariko koko none se reka nkwere kuzajya mu rusengero nibajya gusenga uzahumiriza urambika agatelefone hano hasi, nibwo uzamenya ko binjiye cyangwa bahamagawe. Uzarebe kukabona. Kenshi niyo bari gusenga baravuga ngo muterura iki amasakoshi yanyu. Kubera iki? Harimo amabandi, harimo amabandi, harimo abajura, harimo abantu bameze akaboko kageretse hejuru y'akandi, harimo abantu baguye inda zo kurya amaturo sha y'imfubyi n'abapfakazi. Ibi bintu bibabaza Imana. Wari wabona urugero wenda nk'umwana wawe agiye kwiga, nk'ubu ntumpaye amafaranga ngo njyane umwana wawe ku ishuri, simujyane, wumva umubabaro wagira kandi wampaye amafaranga? Rero umubabaro wagira uri umuntu, Imana ifite umubabaro urenze inshuro 1000 yatewe n'abantu bameze inda bicaye kuri iyi ntebe bitwazi. Reka nkubwire, iyi ntebe bayikoreyeho ibintu byinshi. Iyi ntebe bayisambaniyeho bari mu ruhimbi rw'Imana, bari mu nzu y'Imana. Mbese ngo ni biro, yabaye biro, icyari biro y'Imana, icyari biro yo kugira abantu inama, yabaye biro yo gusambaniramo, gusomana kuko babonye ufite iminwa myiza na za pochette ngo ni amabuno, yakureba akagira ngo ni amabuno mazima kandi ari pochette nk'izi bashyira kuri telefone.
rero iyi ntebe bayikoreye ibintu byinshi. Imana itanga amatangazo, abantu banga kwihana kuko iyi ntebe iraryoshye. Intebe y'ubuyobozi, intebe winjira bakaza kugutwaza Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo na marete, byanarimba bakagutwaza na telefone. Iyi ntebe iraryoshye, kwihagurukaho ntibyoroshye. Niyo mpamvu Imana ihagurutse, iramanutse iriteye. Niyo mpamvu Imana iteye, irakenyeye iraniteye, iramanutse. Nta muntu izatuma, kuko ishobora kuntuma bakansinda ku marembo, ariko iramanutse ije kubyikorera. Ije bundi reka nkubwire, Imana ije gukora isuku ahitwa hera. Wabonye Yesu ngageze ngo muri rya soko ngahantu ngo hari inzu y'Imana, ngo harabaye umusaka w'abambuzi no gucururiza. Mwabonye agezemo ibintu yakoze, yaramennye agenda atera imigeri, imbuto atera imigeri, ntiyitaye ngo barahashye. Rero ahantu Imana iri buce ngo ihagurutse niyihaze, bizangirika nibyo byinshi kuruta ibyo bibye, ariko iraje. Dore uko mumbona irakenyeye iriteye. Ubuhanuzi bw'uyu munsi ndabona bukomeje. Burakomeye cyane. Burakomeye. Hanyuma se nari ndimo nkubaza ngo ibimenyetso bibaranga ugira uti ubusambanyi, ubujura, bariye amafaranga y'abandi, nawe uragira uti none Imana yarakaye. Imana yarakaye, rega ijuru ni iryera, icyo ni kimwe. Hanyuma n'ibiriyo byose birera, n'abazajyayo bagomba kuba bera. Yego. N'abazajyayo bagomba kuba bera. Urumva uwiyitirira ko yera atera, kandi akaba yicaye kuri iyi ntebe, ni ukuri hari umuntu wubashye Imana kuva mu bwana bwe kugeza ubu, kandi Imana imusezeranya ko izamwicaza muri iyi ntebe y'ubuyobozi. Ariko hari ibintu byaje birwana bimeze nk'amasake cyangwa se nk'inzuki zitorotse umuzinga, wari wazibona zigenda zidafite icyerekezo. Uyu muntu nawe niko yinjiye. Ntabwo Imana yaguma irebera ibintu byaje bimeze bityo. Ifite ubutware n'ubushobozi. Yego. Uriyere kuribona nta bwoba wagize? Mpora mbivuga, nta niyerekwa njya mbona ngo ne kugira ubwoba, ariko kubera ko ari ibivuga ikavuga ko inshyigikiye. Ikindi tuba dufite amasezerano yagiye ivugana natwe ko izaduhamagara mu gihe kigoye kandi ikadukoresha iby'ubutware. Ugira ubwoba nk'umuntu, ariko ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Hanyuma twatangiye iyi ntebe nta kintu kiyiriho, ariko mu bigaragara hariho igikapu cy'umukara. Iki gikapu ntibagishushanye nk'igikapu, ni umuntu. Hanyuma rero umuntu ufite umutima usa gutya, ufite n'isura isa gutya, kandi mu bigaragara yicaye ku ntebe nziza, ari hagati mu bandi, ariko umutima we ni uko umeze. Urumva n'imirimo ye ni umwijima. Umuntu usa gutya akagira umutima umeze gutya, ntabwo uzamubwira ibyo kwatuza abantu ngo abishobore. Uzinjira gusambanya, aguhanurira imodoka, guhanurire viza, guhanurire ko ugiye gutura mu kiyovu cy'abakira, guhanurira ibintu nk'ibyo, aguhanurire ko karande uzitaye. Rero uyu muntu niwe Imana yantumye ngo nze muhagurutse. Mu bigaragara ni umwe, ariko ntago ari umwe, ni benshi. Nuko uyu ari we tubashije kujya gute kuzana kuri tere. Rero Imana y'amahoro yambwiye ngo ije kubirindura. Urumva bicaye neza bicaye no mu cyubahiro cyinshi. Urumva babakomera amashyi ati bwana Patoro, bwana Mushumba, bwana mubyeyi mwiza, anko, mbese utuntu nk'utwo. Ariko Imana ije kubahenura nk'uko bayihenuyeho bayibeshyera. Yafa ubundi urabona hano ni mu ijosi. Urumva uku nguku niko ije kugira gute kubahenura. Urumva ibahenure bajyane n'iki n'iyo ntebe. Sone intebe umuntu yakongera kuyicaraho, ntago yakongera kugira gute kuyicaraho. Hanyuma rero ibi ni ugukora isuku. Imana iri gukora isuku mu nzu y'iki yayo, ahitiriwe izina ryayo. Urabona uyu ni umwenda wera, sibyo se?
uyu mwenda ushinzwe kugira gute gukora isuku ahandujwe na Satani, ahandujwe n'uyu musambanyi, kuko ikosa Imana idashobora gukora ntabwo yakwimika undi muntu hakiri uyu mwanda, hakiri uyu musaka, hakiri uyu mwijima. Hanyuma nimara gukora isuku irimika. Yego. Nze nkwereke. Irimika cyoreda. Irimika abantu bazana bya bindi bisanzwe. Abana uyu mwenda iri ni ikamba kweri. Iri ni ikamba Imana yateguriye umuntu uje kugira gute kwicara kuri iyi ntebe. Ndibaza abantu bari kubibona. Urabona hariho umwijima, ariko Imana ibanje operasiyo yo gukora isuku. Isuku mu nzu yayo, isuku ku ntebe, isuku mu rusengero, isuku mu ngo zacu, ariko cyane cyane mu nsengero. Ku ruhimbi hariya habereye amarorerwa. Rero urabona uyu mwenda nta kizinga kiriho, ugereranywa n'ikamba. Nubwo abantu baririmba ikamba ariko ntibarizi, ariko rirahari. Rero iyi ntebe iteguriwe umuntu wagize gute, wanesheje kuva mu bwana bwe asenga Imana imutegurira iyi ntebe. Niyo mpamvu abonye Imana yakoze isuku, igakora operasiyo, igateguraho umwenda wera. Bivuze ngo ingoma cyangwa se manda yindije y'abantu Imana yimitse n'abantu bera batagira imbereka, batagira ikizinga. Uyu niwe muntu uzicara hehe kuri iyi ntebe. Ukabura hanuye? Ndahanuye mu izina rya Yesu. Imbaraga n'amavuta. Amen. Ba Dawidi bari baragumye mu ishyamba, bari bararenganye rero. Dawidi desi utanze avuga kuri Dawidi, ndumva nkumbuje Dawidi. Turashimira Imana igitoranya ba Dawidi, abagabo b'ibihagararo bahari n'abagore b'ibishongore bahari. Imana ihimbazwa yo yadutaruye ikatwiyegereza. Impamvu nuko yo ntabwo ireba ibigaragara, ireba mu mutima. Niyo mpamvu Imana ishima. Turagushimiye ku butumwa bwiza ugeneye ba nyirabwo. Reka tuvuge ngo imbaraga n'amavuta kandi Imana iguhe umugisha. Amen. Namwe baho umugisha. Namwe abari badukurikiye, habwirwa benshi akumva beneyo. Jeanne niweho yabwiraga, ahasigaye nuhindukira Imana izakugirira neza. Amen. Rero mwebwe mwe mudukurikiye, reka tuvuge ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Shalom shalom. Amen. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.